hano mu nzu y'abandi nabura nahakora iki se kandi uri hano? Linda, hari ikintu nshaka ko tuvugaho kandi kwinshi ibintu biri seriye ntubifate nk'imikino. Ariko Samantha, ibyo tuganira byose turabiganira mu nzu y'abandi. Tubiganirire hese? Shaka kandi hano tuye kuganirira. Tekereza nka Ine yinjiye akagusanga muri iyi nzu. So, uri kumva yatekereza iki? N'amabaruzi wakoreye muri iyi nzu. Ninde subiza ko nabikoze? Naguhamagaye ndakwandikira wanga kwita telefone yanjye. Niyo mpamvu rero ndi hano kugira ngo ubwire kino kintu kimwe gusa. Ndagira ngo sekuru mutazongera kumikoresha mu mipango yanyu yose. Ngo iki? Wabaye iki se kandi? Kiki? Sekuru? Sekuru nyine? Sekuru se kandi abije mate. Icyo ugomba kumenya nuko ntakeneye ko mukoresha muri ibi bintu byanyu. Ese ko numva wamuzanye cyane byagenze bite? Cyose cyo nawe wumva ugoranye. Icyo ugomba kumenya, sekuru ni papa w'abana banjye. Ndakeka birumvikanye. Ariko se na Amanda bakuroze wanyweye ibiki? Ayoke? Urabona ari ikibazo mfite? Look at me. Sekuru ni papa w'abana banje. Cyane banjye. Ariko nge nayo tutari kumwe. Menya unyibe tukajya no gufata ibiyobyabwenge. Niki se kitumvikana aho ngaho? Sekuru? Sekuru ni papa w'abana wawe. Uriya gafiki nirwa mbona ibungera nta n'ikintu gira. Papa w'abana banjye utanongera no kumuvuga nabi. Nibagirwa ko nge nawe turi inshuti. Cyakora uransekeje nubuze byose. Nye nayo nuko uri kwikinira kugira ngo wumve ikimvamo. Nka bundi ntago byashoboka pe. Ariko wibwira ko ari uzambabanga wenyine. Ndagira ngo mumenyeshe ngende mbisubiremo. Ubyumve neza. Mbivuga ari mu byumve kabiri. Sekuru ni papa w'abana banjye. Niki kitumvikana hano? N'ubu biri cyansetsa rega. Ubushatse kumbwira ko Ivan na Kera bavuka kuri kara gashenzi. Ako gashenzi kumana yanjye. Uriya nirirwa mbona utazi no koga utazi no kwambara. Ese undi wori cyukuri ufata ubuzima bwanjye ngabukurambure. Hari byinshi utazi. Cyakora Amanda, usenge cyane aya makuru nagere kuri Maya. Kuko abimenye. Ari nde wabimubwiye? Wibeshye bikagucika nagukata isonga y'ururimi akusuko wibonye. Use tubwita ibyo bibwiye ngenyine ra. Umva nkubwire. Cira biriro ku bana banjye. Numporovoka cyangwa umenyere. Waransunikije ndakwihanganira ariko kwiyinshura wabona indusura ya Amanda utarigera no mu buzima bwawe. Cyakora reka nizere ko ibi bintu byose uri kumbwira ari imikino. Siwe ndi kubwira kuko nutangira kuzana ibintu by'umuryango ubivanga mu kazi. Cyakora mwe abakobwa mwe nasoni mugira kaveyo kahubwo. Nyuma y'ibintu byose munkoreye muraje mushingaraza hano na n'isoni. Linda, ntago ari ndi kuvugana nawe. Uyaramara cyano muri iyi nzu. Kutambwira. Ndabona mwansuzuguje muri kunca amazi. Reka mamagare polisi kugira ngo mwemeke ibyo ndi kubabwira ndi seriye. Umva nkubwire mada. Aho kugira ngo uneze polisi nakwica burundu gutya nkameka ngashobora no kungusubije aho uvuye. Ariko Samantha warasaze. Iki se wowe? Ntabwo usiko turi mu nzu y'abandi. Nose mu nzu y'abandi amagambo uri kuvuga. Mu nzu y'abandi baze bahanera ubwo bahankangire. Uziko nta muntu utajya umagarara hejuru. Namwe babiri muze munegeke mu nzu yanjye. Isugo nkaho uri guseka iki? Uvuze gute? Iyi nzu se ni yaka kana kangaka kaka. Akandi kureba nkayo magambo uri guhutura uzi nyiri inzu. Uyu ngo udashinga utabyina. Iyi nzu niye guse wajya ugabanya amagambo. Ese ko mubona uwo mutinyo wamwubashe cyane ubundi bite? Madagabanya gasuzuguro. Ndakwiyamye nayo ncyomoke. Bwincuta bisohoke bitarabagije. Asundi wori kandi kansora hano. Ko se wagabanyije amagambo wowe. Asemani, mwagiye mwubaha umuntu bwari. Ariko ndabona iyi nzu mwayigize isuku. Ni gute mwifata mukaza hano mugasakuriza abantu? Nta nubwo mwatanga agahenge. Wowe wageze hano gute? Maya, nirinda wanzanye hano. Ndakwiyamye. Ngiye nigize nkuhamagara. Kuse wobaye. Ko wansanze hanga nigize nkuhamagara. Nkura muri ako kanwa kawe please. Ako se Maya, tuvuge ko utambona. Nyuma yo guhangayikisha abantu cyane, urumva ushaka nkubona. Nkurebamo iki? Ntabwo wifashe ukavana ukagenda. Abantu bose bahangayitse ngo Dina yapfuye. Ako se Maya, uzajya ubana n'inyamaswa nubimenye.
aba bakobwa uko ari babiri nibo bari inyuma ya byose. ariko se mada ugiye ikihe kibazo urifata ukabeshyira abantu banicaye ahangaha si nk'ibyo byose se narakubwiye ko n'umukobwa adashobora